Amicus Pro. Indirimbo best friend BWIZA na The Ben yongeye kugaruka ku muyoboro wa YouTube nyuma y'ibiganiro n'uwari wabisibishije. Nyuma y'amasaha agera kuri 22 indirimbo best friend BWIZA na The Ben ikuwe ku muyoboro wa YouTube kuri ubu yongeye kugarukaho nyuma y'uko habayeho ibiganiro n'uwari wayisibishije witwa Niyonkuru Albert. Indirimbo yari yakuweho ku mugoroba wo kuwa kane n'umuntu wese uko atifuza iterambere rya muzika, kuko BWIZA yabivuze mu itangazo yashize hanze, agakomeza avuga ko we n'itsinda rye batangiye gukora ibishoboka byose kugira ngo indirimbo igaruke kuri YouTube. Nyuma y'amasaha agera kuri 22 indirimbo best friend BWIZA na The Ben ikuwe ku muyoboro wa YouTube kuri ubu yongeye kugarukaho nyuma y'uko habayeho ibiganiro n'uwari wayisibishije witwa Niyonkuru Albert. Igihe kinitse gusa indirimbo imaze gushyirwa kuri YouTube, imaze kurebwa n'abasaga miliyoni n'ibice bimwe, bikaba bigaragaza uburyo abakunzi b'umuziki bagize uruhare mu gukomeza kuyikunda no kuyishyigikira. Nyuma y'amasaha agera kuri 22 indirimbo best friend BWIZA na The Ben ikuwe ku muyoboro wa YouTube kuri ubu yongeye kugarukaho nyuma y'uko habayeho ibiganiro n'uwari wayisibishije witwa Niyonkuru Albert. Mu gihe cy'iminsi ite gusa iyi ndirimbo imaze gushyirwa kuri YouTube, imaze kurebwa n'abasaga miliyoni n'ibice bimwe, bikaba bigaragaza uburyo abakunzi b'umuziki bagize uruhare mu gukomeza kuyikunda no kuyishyigikira. Nyuma y'amasaha agera kuri 22 indirimbo best friend BWIZA na The Ben ikuwe ku muyoboro wa YouTube kuri ubu yongeye kugarukaho nyuma y'uko habayeho ibiganiro n'uwari wayisibishije witwa Niyonkuru Albert. Niyonkuru Albert. Amicus Pro. Subscribe.